ngira ngo ubwo duherukana mu gice cya mbere cyatangiye turi kumwe n'uyu mugabo bita Musa uboneka muri filime yitwa Electrarenga series ica kuri Sadara Films 250, ngira ngo twari turimo tuvuga ku buzima bwa Channel, ku buzima bw'impamvu batari gukora ndetse anagaragaza imbogamizi zagiye zigaragara ku bushobozi, ariko by'umwihariko twibanze ku rubyiruko bakorana ndetse n'abantu bakorana muri rusange. Ubuzima babayemo ni ubuzima bumeze gute, ubuzima barimo ni ubuzima bushingiye ku ki, nyuma ya filime baba bahagaze gute, cyangwa se ko tujya tubona rimwe na rimwe filime ifite ubundi buryo abantu bayifatamo cyangwa se abantu batayifatamo. Musa, umeze neza? Meze neza cyane. Ndagira ngo tuze kuganira ku kantu gatoya, by'umwihariko uyu munsi aba bana muba muri gukorana nabo cyangwa se n'ababyeyi babo, ndetse no mu kiganiro cyashize hari aho wigeze kuvuga yuko n'abana bato bagomba kuzazamo ndetse n'ababyeyi babo papa nabo bakazamo. Aba bantu babana gute muri sosiyete? Ababyeyi ntekereza ko baba barimo ndetse n'abana baba barimo, aba bantu mubana gute muri sosiyete? Ubundi sosiyete nyarwanda ni umuryango mugari, sibyo? Ariko iyo ugiye kureba by'umwihariko ku rubyiruko dufite rwo muri iki gihe, akenshi na kenshi hari ibyo basigaye bakora ariko bakabikora batabanje kugisha inama ababyeyi. Rimwe na rimwe iyo bagiye kubaka ubufasha cyangwa se uburenganzira ugasanga ababyeyi ntabwo babyumvise cyangwa se ntabwo babibemereye, kubera ko rimwe na rimwe hari gahunda urubyiruko rw'iki gihe rusigaye rukora rutabanje kugisha inama ababyeyi, ahubwo rugafata imyanzuro ku giti cyabo. Nk'ubu ngubu hariho nk'urubyiruko ruba rwakabaye rujya muri izi sinema, ariko umubyeyi akikanga umwana yamaze kugera muri iyo sinema. Ariko byakabaye byiza umwana abanje akicaza umubyeyi we akamugisha inama, akavuga uti mama cyangwa se papa, hari gahunda cyangwa se hari umuyoboro nabonye wazambera umumaro haba kuri njyewe ndetse no kuri famille, nko gukina filime. Filime ziratandukanye, hariho filime zisanzwe zidukora cyangwa se iyi nkora, hariho na filime z'urukozasoni. Izo akenshi na kenshi filime z'urukozasoni ntabwo ababyeyi bakora iki, ntabwo ababyeyi bazemera, ariko nk'izi filime twebwe dukora kandi dukina ababyeyi barazikunda kandi baranazemera, kuko ziba zirimo iki, inyigisho zifasha abana ndetse na sosiyete nyarwanda. Nkabwira nk'ababyeyi baba bafite nk'abo bana dukinana muri filimi nkina cyangwa se nkora, ko bajya baha uburenganzira kugira ngo abo bana bakomeze bigaragaze, kuko ubonaho n'uwo mwuga. Kuko filimi hari abantu benshi nzi zacishije ku ruhando mpuzamahanga, haba no mu gihugu cyacu cyangwa se no hanze y'igihugu, abenshi bateye imbere kubera iki? Kubera filimi. Njye ntekereza ko uyu munsi nabonye muri filime yanyu harimo abana b'abakobwa. Abana b'abakobwa bafata gute ibyo mukora muri sinema? Akenshi na kenshi hanze aha ngaha hariho abantu baba bazi ko wenda bari abakobwa turyamana. Izo nkuru turazizi, ngira ngo byigeze kubaho nko muri Kiramani Empire, ibyo bintu byabayemo, abantu benshi bakunda kubivuga barabisakuza. Hari n'akandi kantu gatoya wari uvuze ko gukora filime z'urukozasoni. Nk'abanyarwanda mubona ibintu byakunda? Urugero naguha, hari umwe mu bakinnyi ba filime nyarwanda witwa Natasha, yigeze gukora filime kabisa, ubona ko ari filime ifite feelings za danger, feelings zigaragaza kabisa uburyo bwa sex, ubona ko byanze bikunze ahantu ntago nk'abafana tuba tura ku ruhande uvuga ati ntago umuntu yava kuri iyi kamera ngo abure gukomerezaho muri ubuzima yari arimo. Yaje gukora ikiganiro bamubajije kuri ibyo bintu, aravuga ati nta na kimwe atakora ku bw'amafaranga. Ese namwe niko mubibona? Oya, twebwe filime yacu ishingiye ku muco nyarwanda, haba ku rubyiruko, haba ku basaza ndetse no ku bakecuru, haba ku mama ndetse no ku bagabo. Twebwe ntabwo filime yacu dukina urukozasoni, ahubwo twigisha umuco nyarwanda, uburyo umuntu agomba kubanamo n'undi, badahujwe kubera amafaranga, badahujwe kubera icyubahiro, ahubwo bagahuzwa kubera ko bose Imana yakoze iki, Imana yabaremye. Ikindi ntabwo batekereza ko kuba abo bakobwa tubana muri filime, by'umwihariko dufitemo abamama bafite abana, bafite abakwe n'abafite abagore, abandi bafite abagabo. Ndibaza ko aba ari nko kwandarika umuryango nyarwanda, kandi bari abakobwa tuba tugerejeho ibintu byinshi byiza ku muryango nyarwanda ejo hazaza. Bivuze ngo bijanitse mu busambanyi, ntacyo twaba turimo turigisha umuryango nyarwanda. Twebwe ntabwo dusambanya bari abana, ahubwo twebwe uyu munsi hari ikintu arimo nibaza,
kubera iki abantu by'umwihariko mu ntara y'Iburasirazuba usanga biragoranye kugira ngo poroje nk'iyi ngiyi ibyara amafaranga, abantu benshi ukabona bari kuyica amazi, ntabwo bayitayeho by'umwihariko. Ibi bintu mubibona gute hano iwanyu mu Burasirazuba by'umwihariko hano mu karere ka Kirehe, ubona nk'ababyeyi bakuze, abapapa bakuze, abashoramari ku buryo bashoramo amafaranga. Ibintu umuntu abishoyemo amafaranga nta hantu yakungukira? urunguka. Nta bintu na bimwe bishorwamo amafaranga bitagira inyungu, kimwe ko yuko sinzi uwaciye umugani umwe ngo n'amangazini arashya, sibyo se? Hari igihe ushora bikaba ngombwa ko uhomba, ariko ntabwo uba uhombye kubera ko ngo washoye, ahubwo niko bikaba ngombwa ko uhomba, ariko ntabwo uba uhombye kubera ko ngo washoye, ahubwo niko bizinesi zikorwa. Ariko ibi bintu bya filimi ntabwo uhomba, ahubwo bisaba kutarambirwa. Iyo ufite abantu bagutera inkunga, abantu bagushyigikiye, abantu bakuba bugufi, by'umwihariko tujya tureba nka benshi bazamutse kubera filimi. Mubana gute n'ubuyobozi bwite bwa leta? Kiriya cyo ni ikindi kuko ibi byose dukora tubikora kubera kubw'umutekano. Ntabwo aricyo nahishatse kuvuga, nahishatse kukubaza uyu munsi filime yanyu by'umwihariko mu karere ka Kirehe, umurenge mukoreramo ndetse n'akagari, ubuyobozi bwaho burabizi ko mubikora ibyo bintu? Wenda ntabwo turatanga ripote mu buyobozi by'umwihariko bukuru, ariko nka mudugudu na gitifu w'akagari aba azi ko ibyo bintu tubikora, kandi ibyo bintu aba yarabitwemerera kuko aba abona ko ibyo bintu bifitiye sosiyete nyarwanda akamaro. Gusa icyo tugamije cyangwa se gahunda dufite ni uko tugomba kuzabisansibiriza haba na gitifu w'umurenge kugira ngo bizagera kuri nyakubahwa meya w'akarere. Meya w'akarere, meya w'akarere ubona yagufasha iki uramutse muhuye? By'umwihariko nka meya w'akarere turamutse duhuye, buriya meya w'akarere ni umuntu uba ukuriye abaturarwanda, cyangwa se ni umuntu uba ushinzwe kureba imibereho myiza ku baturage ayoboye muri ako karere, kandi icyo aba agamije ni ukugira ngo buri muturage wese ayoboye atere imbere kandi anateze imbere sosiyete nyarwanda. Ndibaza ko tugize amahirwe tugahura n'uriya mubyeyi nyakubahwa meya w'akarere, hari byinshi yadufasha. Bivuze ngo meya mumwizeye nk'umuntu ushobora kuba yagirira akamaro cyane. Jewe ntekereza yuko kugeza aka kanya twari turi buze kuza kuvuga ku kiganiro kijyanye n'imibereho y'abana bana mukorana, uburyo babana n'ababyeyi babo, uburyo bitwara muri sosiyete, uburyo namwe ubwanyu muba muri kumwe, umuco mubaha ndetse n'uburere. Igihugu cyabagirira icyizere ku buryo bano bana babarekera mugakomeza kubabyaza umusaruro, ndetse n'igihugu kikabongera abandi. Uko bibona wowe? Buriya nkanjye ko mbibara by'umwihariko nka sosiyete tuba dukorana mw'iyi filimi, mbere na mbere iyo tumaze kumenya ko ubana nabi n'ababyeyi tukugira inama, iyo wanze kuzumva tugakora iki? Tukagukora muri sinema yacu, kuko icyo tugamije ni ukugira ngo wumvire ababyeyi. Buriya ubaye mw'iyi filimi utumvira ababyeyi ntacyo wazigisha rubanda ruri hanze, ntacyo wazigisha urubyiruko rugenzi rwawe, ahubwo nk'aba babyeyi tugomba kubasigasira, kuko ibyo dushaka n'ibyo dukeneye umugisha mwinshi tugukora kuki? Tugukora ku babyeyi, kuko nanone tubikora kandi turi ku mivumo y'ababyeyi ntabwo twazatera imbere. Reka tubwire abantu badukurikiye yuko iyi ni Sadara Films 250 hamwe na Musa, niwe mutumirwa wacu uyu munsi turi kumwe, ngira ngo n'ubushize nawe twari turi kumwe, aho tugiye kuzajya dukomeza tubaha ibiganiro bigiye bitandukanye kuri iyi channel yacu, haba kuba twabatumira abandi bantu bagiye batandukanye, ndetse n'abakinnyi bo muri Sadara Films 250, ndetse n'abafana tuzajya tugerageza tubatumirire, tubagezeho ibiganiro bigiye bitandukanye kugeza igihe ubwo filime yacu izongera gufunguka twongera tukabagezaho ibyishimo byanyu. Hanyuma ndagira ngo mbwire buri wese urimo ureba kino kiganiro, inkunga yawe ni subscribe, ni share and comment na like. Hanyuma turasaba yuko abaturage by'umwihariko mu karere ka Kirehe, ibi bintu bifite agaciro, bifite amasomo runaka bitanga, bifite inyigisho nyinshi bitanga, turasaba yuko abantu mubyumva mukabishyigikira ndetse mukabitera inkunga. By'umwihariko turasaba ubuyobozi ko bwadutera ingabo mu bitugu bukadufasha kugira ngo tugere ku ndoto zacu. Hanyuma Musa, uyu munsi ntekereza yuko muramutse mugize itsinda rinini ry'abantu, by'umwihariko ari urubyiruko, leta y'u Rwanda nibyo ishyize imbere mu gufasha urubyiruko kwiteza imbere. Sintekereza ko ntago akarere kabura kubafasha ndetse n'igihugu muri rusange, kandi uretse kubaha courage no kugira ngo mukomereze aho ngaho, hanyuma Imana ibi birimo. Buriya rero twebwe urubyiruko ruhari kandi ni na rwinshi, nimba dufite ikipe irenga y'abantu hafi 10. Icyaburaga buriya nakubwiye ko mu gice cyashize nigeze kukubwira ko ibintu byose kugira ngo bigere aho bigera
bisaba kuba bifite abantu babiri inyuma cyangwa se babafasha, sibyo se? Kugeza uyu munsi kandi mwe nta bantu mufite babari Twebwe inyuma. nta bantu dufite badutera inkunga cyangwa se banadufasha, ariko urubyiruko turarufite. Nimba dukorana n'ikipe irenga y'abantu 10, harimo abamama, harimo ababyeyi, harimo abapapa, urumva ko turi ikipe ngari. Ahubwo twebwe icyo twabuze ni ubuvugizi. Ni ubuvugizi, nicyo dusaba, nicyo dukeneye kugira ngo izi mpano dufite tuzikomeze, tuzibyaze umusaruro, ndetse n'abandi bazaza, kuko turacyakira n'abandi bantu bazaza tukababyazamo impano, kuko abenshi bifitemo impano ariko ntabyo bazi. Musana turi gutwara twasoza. Nta kibazo. Nta kintu wabwira abafana? Ikintu nabwira abafana ni ugukomeza kutureba, gukora like nyinshi cyane, kandi bakanadutera inkunga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kandi bakanaturebera twebwe aho tutabasha kureba, bakanaturebera twebwe ibyo tutabasha kubona, kugira ngo turebe ko iyi channel yacu cyangwa se ibi biganiro byacu byazagirira akamaro sosiyete nyarwanda. Aho bazajya babona harimo amakosa bajya batumenyesha cyangwa se bakatubwira kugira ngo dukosore muri comment. Ariko na nimero ya telefone ibihari, ibiriho hasi bakwandikira bakakubwira ikibazo kiri, bakakubwira icyo ugomba kongeramo n'icyo ugomba guhindura. Yes. Hanyuma haramutse hari uwifuje kuba yakorana natwe cyangwa se yatujoininga nawe